intermission nyuma y'urusenda akaryoshe. Reka dukomerezaho twari tugeze. Nje mwumva banyita mudasobwa mu gasobanuye kwa minamba 1 ukamenya ngo ni ku bufatanye na koperative ubumwe n'imbaraga Musanze. Reka tuveho sasa tugarukira no kurundi ruhande kwa Satya Prakashi. Umugabo afite abarinzi benshi we gufata cyera kigugina n'ubu byabananiye. Yapko jaldi khushka boss babidatinze uraza kwakira amakuru meza. Bamwise Satya Prakashi arifuza gufata Patesingi akamushira hasi. Patesingi akunda kubabongamira muri business zabo. Umugabo ari hano agize guca akira inguru nziza. Hari wamuteretse ugutwi imbere agutereka ku plate iri imbere ye kugira guca ni nani uyu umusore yizanye yahagaze kare uyu guhindukira inyuma mbaba abarinzi bose umusore yabashize hasi. Patesingi ukoze ibintu byiza cyane. Iki kigo n'ubundi ntabwo cyumvaga. अब तू मेरी बात ध्यान से सुन. Ndagira ngo unyumve neza witonze. Musore uri hano किस्मती niba atari amahirwe wagize cyangwa se umwako कि निम्रत की तार तेरे से जुड़ी है. kuba warahuye na Nimurati niba atari amahirwe ni umwako wagize. Bamagambo पता है कि उसके गायब होने में तेरा कितना इन्वॉल्वमेंट है. ndabwo nzi aho uhurira nibura ry'uyu mukobwa bise Nimurati. लेकिन अगर वो तेरे यहाँ से मिली gusa ninze kumenya neza yuko uyu mukobwa ari wowe wamufashe ukamufungirana ahantu runaka तो तू गया. umenye neza ko uri umupfu. अब तुम wowe n'abagabo bawe ndetse n'abandi mukorana n'abandi bagizi ba nabi mukorana kuri internet cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga mwese umenye neza ko muri abapfu. we waje kundera ubwoba. धमकाने नहीं wibeshe कहानी सुनाने आया. nje naje hano kukubwira inkuru. गाजीपुर में एक 12 साल का लड़का hari umwana w'imyaka 12 waturukaga mu gace bitaga Gazipul. Uwo mwana yari umunyabwenge mu ishuri ari umunyeshuri mwiza atangira kumubwira inkuru sasa. उसे बहुत बड़ा आदमी बनना था. Uwo mwana yari afite indego nyinshi ndetse abaturage bose babaga batewe ishema n'uwo mwana. कि लड़का खूब नाम कमाएगा और गांव का batekereza yuko uwo mwana azakora byinshi akamenyekana ndetse agatuma n'umudugudu wabo umenyekana. Niko abaturage bibwiraga bitewe n'ubwenge babonanaga uwo mwana. बहुत नाम होगा. लेकिन उसका बाप gusa uwo mwana yari afite umubyeyi mubi, yari afite papa mubi. एक दिन umunsi umwe इलेक्ट्रिक करंट के हादसे में बाप की मौत हो गई. papa w'uwo mwana yarapfuye apfa akubiswe n'umuriro. सारे गांव में मातम हो गया. igiturage cyose cyarababaye. क्या क्या होगा. batangira kwibaza ahazaza h'uwo mwana barahabura. उसके बाद लड़का कभी दिखाई नहीं दिया. uwo mwana ndiyigeze yongera kugaragara mu mudugudu habe na rimwe. मेरा मानना है uzi icyo ndi gutekereza कि वो बाप इलेक्ट्रिक करंट के हादसे से नहीं मरा. uwo mubyeyi mubi ntabwo yigeze yicwa n'umuriro ngo uvuge ngo ni accident cyangwa se ngo uvuge ngo ni impanuka. oya उस बेटे ने अपने बाप ahubwo umwana we niwe wamwishe. wigiye iki muri uwo mugani maze kugucira cyangwa se muri iyo nkuru maze kukubwira? iyo nkuru igusigiye iki? तो गाजीपुर से हो ना. aho ngaho wowe wa mugabo we ushobora gusanga wowe nduturuka muri Gazipul. uyarabyumva iyo nkuru yawe iratangaje wa musore we. ariko se ubundi mu buzima busanzwe ukora iki? umva ikibazo yamubajije. mu buzima busanzwe ubundi ukora iki? musore ariyumvira rimwe atangira kumubwira ibyo akora. dore ibyo akora yawe mu bicano. dore ibyo akora. जो मैं करता था ibyo nabikoraga kera cyane kera pe. लेकिन तेरे लिए ariko nubishaka वो वापस शुरू कर. uraza gutuma nongera kubikora. ibyo maze kukubwira nibyo nakoraga. मुझे क्या लगता है तू ushobora kwibwira ngo hano uri uratekanye ariko ndagutekanye. ubyumve neza. uyaraza aramanza agera gucana umusore ari hano aramanza afata isaha buret rimwe ikirahuri yari afite bahita bakirasa. umusore afite imbunda ya esitayi. ahangaha wicaye umenye neza kutekanye ngicyo kirahuri maze kumena nta mutekano ufite. चड्डा और उसके आदमियों को किसने मारा? wari uri kwibaza umusore wise Cacada ngo ninde? उन्हें मैंने ही मारा. ariko ninje wabikoze.
wandwara iki se? दिया था उसे, namuhaye amahirwe दूसरा तेरे को दे रहा हूं। none dore nawe nguhaye amahirwe इनके अंदर अपनी और साइबर क्राइम ndagira ngo muhagarike ibikorwa byanyu byose bibi बंद कर। mu gihe kingana n'umunsi umwe, bitari ibyo uzabona ibizakubaho. wa musore we, umunsi umwe ntabwo waba utoye igihe gihagije, उससे ज्यादा मेरी औकात। uwo niwo munsi mukwiriye, nicyo gihe mukwiriye. mbahaye umunsi umwe kugira ngo mube mwahagaritse ibikorwa byanyu byose bibi, nutabikora ndaza kubagagaza. umusore ahita amanuka, banamuhita nani, patesingi. abagabo yabahagurukiye filime z'ubwenge zitangira gake, mbara amayoberane nayo banyita mudasobwa mu gasobanuye. koperative ubumwe n'imbaraga Musanze, kugira ngo filime ngizi z'ubwenge zibagereho. ndetse ikintu ugomba kumenya, niba uzi ko uri umunyamuryango, tanga umusanzu wawe kuri kode ngiye kukubwira, 193554. izina ribaruye kuri iyo kode ni koperative ubumwe n'imbaraga Musanze. nibwo uzamenya neza yuko umusanzu watanze wageze mu maboko mazima. akira pata ku mata, kumbe ni tra ikigabo nicyo cyamufashe cyasateye plakash. गांव की सीधी सादी लड़की हो, uri umukobwa usanzwe uturuka mu mudugudu uciriritse, ariko yamenye amaraso menshi kubera wowe. कुछ इमोशनल कनेक्शन है शायद। hari wasanga we n'uriya musore hari amarangamutima musangira, kandi amarangamutima yanyu wasanga ashingiye ku busambanyi. ndagira ngo rero ayo marangamutima yawe nje ntuyangaragarize, agira agarukira. तुम इमोशंस नहीं समझो। amarangamutima mfite saa yawe, मेरी बात मानो, n'ubu ngubu uramutse ubinsabye, उससे माफी मांग लो। icyiza nakubwira ni uko waje kumusaba imbabazi. दिल बहुत बड़ा है, afite umutima wa zahabu, वो तुम्हें माफ कर दे। arakubabarira ntugire ikibazo. genda umusaba imbabazi ku makosa yose wakoze, arakubabarira. गाड़ी निकालो, we basore mufate imodoka मैं जाना। tuje gusaba imbabazi. ni ko uyu mukobwa tubwiye, ndi byatinze. abagabo babayo bari mu modoka, ni zimwe zigezweho. abagabo amafaranga barayafite, mbibutse ni abamamyi. kwereka sasa abagabo nta kindi bakoze, dore ngo baravayo. ubanza bamenye ahantu umusore asigaye akambitse, we n'umukobwa Jacqueline Fernandez. abagabo bavayo ni abasore byo, kumisa imbere. umukobwa ari hano abona yinjiriwe, abibona kuri kamera. abagabo bavayo kwitegereza hano imbere. umukobwa dore ubwoba, mukobwa ageze guca amena ikindu. aba bahita babyumva, bafunguye guca kwitegereza. baramufata bamukurayo. dore umukobwa ngo baramutwara, baramubonye. we byose bimeze neza, bumvishije ijwi ku rundi ruhande. pate yahageze. चाय कौन कौन पिएगा? ninde wifuza ka cyayi? शुगर akarimo isukari cyangwa katarimo isukari? we mwatake ujya kuri pisto, dore wayitunze. nimwe yawe buret yawe datawe, akabo kahita kabuna yewuse cyane mubi pate singi yawe. umukobwa yirwanaho paya buret pate mubi cyane. umusore uriya nta mikino afite. yawe pate arabangutse, ni mubi. umukobwa yirwanaho bite. Yes.
चाय पी लेनी चाहिए थी।